Aro. Yari nkubwiye. Ngwino ga nje nyahitse kera ku mazi ngwino. Nyarambiwe. None se warakize? Nyasanze Imana kuri ishimwe. Yewe none bije bya wa mukobwa mweruse cyagiye mutera ivi byaje kugenda gute urumva mbe inyuma yaho nje nabuze umwanya nyuma kwiruka mu bintu by'akazi ku kazi bahise banyina umwanya wo kuza mbaza uko byaje kugenda wa mukobwa se yarakize bimeze gute kandi nkabaza ku matelefone ntibansigurire neza none ganaje kubaza umbwira aho bigereye yewe za bintu wa munsi gaba mamujanaga mu bitaro wa mukobwa yamazemo kiminsi ngingaha ariko yewe je namagira ubwoba yagize umutwe munini byaduteye ubwoba jewe n'ubu nyine ndi mu kuryama kama numva ubwoba kaza namanyumva kikiziba mu nda umusaza wanje ibintu yadukoreye adukoze isoni hariya hantu twamwizeye twatugira ngo akoze kuntu wa munsi ko tuvuga ngo arabimenya ngo aramenya gutera ibi nama mbona gusa ko yamaguruka akora mukobwa n'umurami iriya vi ko ritamwishe nama mbona gusa ko agwa hasi rimwe ngo bu bakuru nayo umukobwa ganari sindamubona ndi kuguma kumva gutyo kuri telefone ariko narigaye biriya bintu utaho byabaye twari twadanganyije kuriya kuja kubwirira umuntu uvuye ruguru ngo aje gutera ivi twamwigishije uko bazabigenza ariko biriya bintu tibitaba umuhungu kuvuga ngo apfukamire umukobwa ngo niho mwambikuru ngo niho azamushaka barakundana bazoshakana nuko byagenze akora amanga tangazo wabaye gute nariko ngira none wisubiyeho tuzohamagara ura muhungu tumwigisha ukuntu babitera none byakugendeye gute tugomba guhamagara uriya muhungu tukamwigisha ukuntu batera ivi ukuntu bafukamira umukobwa akaza aragapfukamisha n'akanwa kagashira hasi ko narinzi ngo umunyamugi uriya muhungu yamaze gushiramo kera ibintu biriya bya ruguru byo mu caro yewe reka n'ukuri ntabwo tuzota umuco ngo nuko twaje ino igisagara kizama kiduhindura dutumuco wacu oya ibyo bintu sinshobora oya utegerezwa gufata uriya muhungu twamwigisha neza icyo kintu sinoruhanga ikora kera mu muco yacu ibisizi ino twaje niho hari mu kutwica mu muco yacu ntabwo twagiraga ibyo ngibyo umugore yubahaga umugabo akamufata neza ariko biriya twari ko tuja kumuhenda ngo aje gupfukamira umukobwa biriya ni amakosa twakoze ariko nzasaba uriya mukobwa imbabazi none wowe ukomeje gushigikira ibyo gutera ivi none ukunguku wo kubaza insiguro yo gutera ivi bisigura iki niki bisigura ariko n'ubundi ndakugarukiye ibintu by'ibiharare twasanze n'ubwo twama tugenda tubikurikiza twadanganyitse insiguro yabyo ntitunazi niyo byavuye ntituzi iyo byaturutse dukwiye kwemera gusa ngo naje gutera ivi none ngaho ugenda uhamagare musaza wawe agenda aje gusaba imbabazi ariko nyine reka muhamagare aze atinzaga gucumbaga kuzaryoshya umuntu yomara kujya nkuko kamara gutema bacajije umupanga neza komana umuntu yozamuka imbaraga ziramaze utamaze guhaga kamaje kuragira iwacu neza mana we canka ariko yewe kandi nimba ntakaraje kuko nizi ni sawa Ntuwa kiduka gusa cantangaje nuko imira cyose none Sendo Sendo ndaje icara hano Sendo Ako geni sombo ufite umenye kwera kuti brosheje ubone riri mu nda
uyu wacu yari yaje kutubaza uko byagenze none nje nawe twumvikanye ko ugomba kugenda gusaba uriya mukobwa imbabazi ugomba kuja gusaba uriya mukobwa imbabazi yanjye nabona yozana na musaza we bakankubita nyamubabaje oya ahubwo kubera ko turi mu gusohoka aho duciye hose bakazaturangirana ngo ndore jene mu guca aho nciye hose bakambira ngo ndore ngo mushiki wa muhungu wateye none wewe uzogenda uje kumusaba imbabazi kugira ngo atworoshe ibintu uriya mukobwa nanone abone ko tumukunze uzogenda uje kumusaba imbabazi uzonamusohokana mbese usanga ari ukumpenda kugira gusa bazontungure bahite banyishura nabo n'abasaza biwe aya murabizeye oya nta kibazo uzagenda neza nta kibazo ubwo njega zagendera ndebe nimba tuzoba turi twembi gusa nabo mwembi gusa uzosubira uvuge ngo ntabona uzoguherekeza muzogende mwembi muganire neza musabe imbabazi azama gukunda cyane abona atazozimpa je naramubabaje azoziguha aragukunda cyane uriya mukobwa azoziguha niko yakubwiye nuko bigomba kugenda ahubwo mu ifaranga azomusohokane ku mazi je nuko mbonye mu ifaranga kandi uko ni ukuri azomutwara ahantu heza ku mazi azomusohokane neza ahantu h'igisirimu ugiye kuguheza ifaranga ugenda uzomusohokane ku mazi niho heza uzomusohokane ku mazi umusabe imbabazi mwumvikane bazahite bicara ku mazi bamwe narangiza amusaba imbabazi ibintu bije mu buryo aro umeze neza cyari gitumye nyine ngo hamagara oya nyine nari nshaka kukubwira tuzahurire nyine nk'ahantu ku gatorero nyine tuganire nari ngukeneye nyanukuri oya nta kibazo nyine nta kibazo uzaza uzarebe nyine aho twicara tuvugana oya urakoze cyane ni ukuri uzaba ugize neza naje nyari ngukumbuye none se warakize nyasani imana kuri ishimwe yo navuze uko mbivuga navuze aho mpera yewe uzi ko wa muhungu gutya mu gitondo nzutse yazanye kuri telefone yiwe nzutse gutya arakaba n'ubucuku arantelefone ngo sheri none ugamije kuvuga sheri asante sana ngo sheri urumva bizabaye ngo akeneye kunyaka imbabazi ukandi ashaka kusohokana vuga ngo he vuga ku mazi avana kusohokana mu kabari cyangwa uriya zina uratangiye ku mazi niho ngiye kuja ndavuga ati sinogera atakubwiye nubwo utajana ariko kubwira ayo makuru mama uwitonze ngo yamize ibibazo uriya muhungu yarakuroze n'ukuri barakujana ntazi no kuvaje yamushikira mwamushiki wiwe gusa ntazi imara ngo aragusohokana yakujana keretse ari bashiki be bakujana umva wowe nazoguha amafoto kuri plage nazoguha amafoto ndetse ubu nyine reka ndesa senota mikeya cyane tugiye kugenda ndaguha amafoto urabirebera mambo yajako ndazemera mbibonye kabisa urabibona ayi teta aho genda umenye gusata gutibura mu gisima ariko wewe genda nkubwira ugukeka nugukeka nabi akeka nkubwira ukuri asa mu gisima tudafite ubwenge nzagukoreye hari wari ubizi mashi uramugomera mukuzi uzovuge cyangwa umubishara ayo sisho wanje mbabari ese tutanze bariko tukajana ayaye tuzibe tuganira zacu gano no kugana hafi nta kibazo turajana icyo ufataga nanje gabangurire nk'agakoko kamwe gusa tumvangire ndama mbasiga mugende mbasiga nawa munsi bateri ndabona ko rufite mu ruhara umva usuri inshuti sinokubwira ngo gute ariko mwanzure ku munsi turagenda tubende abantu babiri aba ibyo se zabandora mwana wada ni meza yewe turaho ngaho namwe natwe turaho ese ko mwavuze mwagiye he
turahari n'ukuri noneho ni ibitangaza n'ijyavi ryatumye mubura ko mwama mubura mutaza muramusohoka ariko uku namwe mwarayamenye nta muntu utarayamenye ijyavi hari umuntu wowe utarayamenye umuntu ari mu gusohoka bakanyurana undi agasohoka ari mu kwama nkuba muzi ariko noneho ewe uriya musaza nawe yaragakoze si umuntu aho noneho ariko numva ngo karamujana ariko yaya yemewe ariko yaya ngo karamujana he ngo karamujana ku mazi ariko nawe ufite musaza neza zo kwama mushira mu ndahawe ariko uriya mukobwa nawe afite ibibazo ese uko yabuze uwundi muhungu wo mu gisagara agira amatwi tayagira ni ukuri cyose ngo kumwanga aro yari nkubwiye ngwino nje nyashitse kera ku mazi ga ngwino nyarambiwe sawa hajya nyine nyakubwiye sawa karibu meza ibi ni ibiki ibi aha nihe wanzanye aha niho ku mazi wafite telefone mu gitondo ugafaje ku mazi bivuge neza none se ubonye yari amata ubonye yari mu muvuri se ni amata si amazi aya ngaya ubu bari bampaye n'ifaranga ngo ngure amazi uzunguruka nsanga inzuzi zose ni ibiziba nyine zitameze neza nyamungu urabona ka 20 kabisa nyine kabagwiriye ndabucuranga gashiramo none ga nuko nyine none telefone ku mazi uzanye mu ibase nabaye mu bebe se nguye kunuhagira nabaye uva kubwira wa muhungu naragukunze cyane kandi kwishiramwe pe nabango sizoguhemukira ariko bigeza nagasuzuguro tegeza fufu ndamubwira gute namubwiye ngo ndamuza amafoto ngo ndagira gute none ariko hako ufite ubwenge mu mutwe umeze gute mbaware si mututse ufite ubwenge mu mutwe cyangwa uratekereza ndaguhenze cyangwa ibintu ukora guhenda bakena kwicira uko abantu niba ari umuntu waguhenze sibona ko ufite ubwenge bw'abantu bazima hari umuntu uri inyuma yawe waguhenda wo kubwira ukore bino bintu kandi ku mazi nyine baya bambwiye ngo uzo gusaba imbabazi cyo niyo mpamvu nyaguhamagaye ga azo gusaba imbabazi ku mazi noneho bazamera neza azungurukaga mbaraga inzuzi zose n'ibizi avugaga kanone gamwe dukora kumuza naye mazi none se sanga yahandi babashaka unara naya yandi wawe uvuga amazi saa amazi rega nuko nyabikoze nyine mbimenyereye twaba duteranaga n'imigeri nyine bene none ga sabye imbabazi nzabona nyine wanarakaye ariko hanga ntakusanya koze n'amazi naya ngaya none se ari ibirutse n'amazi nkayo gusa nyine mbabarire nyine icyo guhamagariye yarakoshe nyine barambwiye nzo gusaba imbabazi nyine naje ndagukunda nga nshimye kwanza n'Imana ko wakize nshimishije nyine kubonye nyine uri muzima njyaga nyasize nyine wahwereye ariko mbabarire nyine dusubire nyine kundana nyine kambere se nyine bihangana n'ibyo byose byabaye ngo ko nyine ari shetani wabitumye naje sinje ariko bayaye byose n'ibyo byavuye namo kuba yarampamagaye ujye uriya hantu uri uriya bihugu byiriya iriya nyine nawe niko yari yambwiye nyine muzotera ibi ariko bitaga ko nkaho Imana nyine yakinze kuko nari ngiye kubijanira nyine n'ingubu ariko uzihanganira nyine kuri iki nuko waje kuntoneka kuri cya gisebe wakubisemo cya gisebe cyo waje gutonekamo aho usa n'uwambwira inabi jewe nabujye nyabikoze nyine mukuri nikuri abari bambwiye nyine mu positive jewe ga nyari menyereye iwacu twakaza dukirana nyine twadukina usanga twadutsindana nyine dukirana urukundo naho rwejeje ku iherezo ndananiwe kandi ndananiwe bari bambwiye ngo tuganire twatumwa n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu niriki n'izina rya amazi yo mu ibase se wabaye gute ni sawa amazi ukunwe siko bavuze amazi jemwe amazi yo mu ibase bavuze ngo tuganire twatumwa none amazi yo mu ibase niyo muto nta koko wazanye nta fanta wazanye nta mazi meza wazanye ko amazi aho gasuzugura n'agasuzugura nyabaka kugira ngo tubabarire uzane amazi meza uzane n'inkoko inkoko yose tuyige
nimba ari aya mahimba noneho ufite ubireke inkoko ukene kurya inkoko hano hari zo tworo n'iwacu ntanizo n'inde widuheza inkoko niyo twakatugurisha ahubwo umuntu akikenera mu byo yari afite n'ibibazo afite ukagura nk'ikihuzu none urajya inkoko ugiye wabaye urya inkoko wese wabaye agacase nimba ari uko ahubwo tubivemo nimba ari uko